Reka nongere ngusuzane ariko nguha n'ikaze wowe mukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uri uw'agaciro wamaze gukanda subscribe, ndetse nawe utari wayikora kuyikora aka kanya kugira ngo buri gihe cyose dusenga inkuru cyangwa se ikiganiro uzajya ubasha kukibona 5 kuri 5, bityo tubashe kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano kuri Ukuri News TV. Nanone rero tugarutse muri studio igitaraganya kugira ngo tubashe kuramburira hamwe izi breaking news, dore ko ari amakuru yaba yakasamutwe, ya makuru utapfa gusanga ku kindi kitangazamakuru icyo ari cyo cyose, ya makuru aba yagizwe ibanga, cyane ko twebwe tugerageza kuyatohoza ndetse tukayakusanya tukaza kugira ngo tufatanyirize hamwe kuyumva kugira ngo ugendane n'ibigezweho, dore ko ari amakuru nabuze aho mpera, amakuru agiye atandukanye, amakuru dore ko ari menshi cyane. Nyemerera rero untize umwanya wawe mutoya turamburire hamwe aya makuru. Nyaboneka niba utari wakanda subscribe n'aka kanya kugira ngo uyikore, bikora ubu ngubu kugira ngo tujye tubasha kubana buri gihe cyose dushyizeho inkuru cyangwa se ikiganiro, akaba ari wowe ukibona ako kanya mu ba mbere, kandi tukazajya tubasha kubana 5 kuri 5. Rero niba wamaze gukanda subscribe uri uw'agaciro gakomeye, reka tutere gutinda mu mayira tubabwire ko nyuma y'uko habaye inama zigiye zitandukanye ziri kwiga ku mutekano mukeya uri hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru yo ni menshi aba ari guturuka hariya muri leta ya Kinshasa avuga ko inyeshyamba za FDLR zaba zigiye gukurwa kuri liste cyangwa se ku mubare wiyongera hariya ku nyeshyamba zisanzwe zikorera hariya mu burasirazuba bwa leta ya Kongo, aho kugeza ubu ngubu amahirwe yo kuba zakomeza gukora ari kuri 0%, nyuma y'uko inama yabereye hariya muri Serena Hotel i Rubavu igahuza abacurabwenge b'ibihugu harimo u Rwanda, Angola ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yanzuye ko izi nyeshyamba zigomba kuba zava hariya ku butaka bwa Kongo ndetse zikabasha kurimburwa, zikamburwa intwaro, abandi bakaba basubizwa mu buzima busanzwe bakabasha kwiga. Kugeza ubu ngubu rero icyo gitekerezo gishyigikiwe n'ibihugu bitatu, M23 nayo yatangiye kubyivangamo cyangwa se yatangiye kuba yashirwa ku ruhembe rw'umuheto, aho kugeza ubu ngubu M23 nayo biri mu biganiro na leta ya Kinshasa, aho nta wundi ni Felix Antoine Tshisekedi wafashe iya mbere mu kuba yaganiriza M23 kugira ngo bige ku kibazo cyo kuba barimbura uriya mutwe wa FDLR. Ibi ngibi bibaye nyuma rero y'uko bagiye basakirana mu mirwano igiye itandukanye, ariko uyu mutwe M23 ukagaragaza ko ufite imbaraga zikomeye ziruta za leta ya Kinshasa cyangwa se ziruta ingabo za leta FARDC. Kugeza ubu rero uyu Felix Antoine Tshisekedi Kirombo usanzwe ayobora kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba yafashe iya mbere mu kuganira na M23 kugira ngo yayitabaze ibashe kuba yamuhereza ubufasha bugiye butandukanye, cyane cyane abasirikari, dore ko byagaragaye ko M23 ikintu itsindisha iriya FARDC ko ari abasirikari bafite ubunararibonye ndetse n'ubushishozi kandi bafite ubunyamwuga, kuko ibitwaro byo usanga iriya Kongo cyangwa se iriya leta ya Kongo ibirusha uyu mutwe wa M23, ariko bikaza kurangira M23 yigaranzuye ingabo za leta. Ni nako rero uyu Felix Tshisekedi yaje kuba yaganira na Makenga cyangwa se General Makenga ndetse utibagiwe na Sultani. Kugeza ubu ngubu rero ibintu byaje kuba byahinduka byiza, aho umutekano mukeya uri hariya mu burasirazuba bwa leta ya Kongo ugiye kuba wazahuka. Ni nyuma y'uko Felix Tshisekedi afashe telefone ye akabasha guhamagara uyu Sultani Makenga. Ubu rero byaje kugira umwuka mubi, aho uyu Sultani Makenga yavuze ko niba Felix Antoine Tshisekedi atangiye kumwitabaza nk'umufatanyabikorwa, agomba kuba yakemera ibikubiye mu masezerano, anaricyo mpamvu dutegereje kumva Felix Antoine Tshisekedi ayemera by'amasezerano yasinyiwe i Rwanda hagati y'uyu mutwe ndetse na leta ye, aho kuba Felix Antoine Tshisekedi yakemerera abanyekongo cyangwa se bariya biganjemo abanyamurenge ndetse no mu bwoko bw'abatutsi
bagahabwa uburenganzira bungana n'ubw'abandi hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko uyu Sultani Makenga yagiye abimusaba mu biganiro bagiranye, akamwemeza ko agomba kuba yakemera kubahereza uburenganzira bungana n'ubw'abandi kandi ko bagomba kuba bahabwa akazi cyangwa se utundi turimo tugiye dutandukanye mu buyobozi nko mu nteko ishinga amategeko, hakaba hajyamo abasanzwe babera hariya muri umutwe wa M23, bityo leta ya Kongo igakomeza kugenda igira umutekano. Reka tubabwire rero ku nkuru ivuga ko umwuka uri hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi umaze igihe wari waranze kuzahuka, ndetse hari amacakubiri mu mutwe wa Red Tabara, aho uyu mutwe wa Red Tabara nawo uvuga ko wagombaga kuyiba wakihorera kuri bene wabo, uvuga ko ari abatutsi ngo bari hariya mu Burundi. Uyu mutwe rero wa Red Tabara nawo uri kunugwanugwaho ko nawo ushobora kuba wasenywa, ni nyuma y'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga hano mu gihugu cy'u Rwanda yasubije ku rubuga rwe rwa X avuga ko uyu mutwe wa Red Tabara utabuza Uburundi gutekana kandi ko Uburundi bufitanye umubano n'u Rwanda igihe kirekire, nubwo haje kuzamo ibijyanye n'agatotsi cyangwa se ibijyanye n'umwuka mubi, Uburundi bwahoze ari abavandimwe n'igihugu cy'u Rwanda, kandi ko ibiganiro bishoboka cyane hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, ari nako rero umubano uri hagati y'ibihugu byombi ushobora kuzahuka mu gihe gitoya, tukaza kubona imipaka yafunguwe mu buryo butunguranye, aho Evariste Ndayishimiye mu minsi yashize yagiye agaragaza ko bishoboka kuba yafungura imipaka, dore kandi ari we wafashe iya mbere mu kuba yafata icyemezo cyo gufunga imipaka mu buryo butunguranye, aho yahise ayifunga byihuse cyane ubwo imirwano hagati y'igisirikari cya M23 ndetse n'igisirikare cya leta byivurungutanaga, ndetse Evariste Ndayishimiye wahoze ashigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo anayihereza ingabo, agahita afunga imipaka byihuse, aho byavuzwe ko u Rwanda ngo ari rwo ruhereza inkunga uriya mutwe wa M23. Kugeza ubu rero Evariste Ndayishimiye mu minsi yashize niho yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga arimo gusubiza umunyarwandakazi wamubazaga ibibazo bigiye bitandukanye. Evariste Ndayishimiye agasubiza ko u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi nta bibazo birenze bifitanye usibye ibibazo by'imbibi cyangwa se ibibazo byerekeranye n'imipaka, kuba byarafunze imipaka byonyine nta kindi kibazo nyamukuru cyatuma Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda bitaba kimwe. Reka rero nkubwire ngo